Akoma ndeba ko. Yo. Meze cyangwa. Cyarana bimeze utena bitancanze. Inzara yishe umuntu agatora bibi. Imbe nayo rakwishe mu mazi iminsi 45 atari babona. Niba nayo 45. No kuvuga byananiye mwana. Ategasha. Nazo turabigenza ute? Cyane abana ari danje mwana ni atari. Narano byiburatse wandangira nakazi mwana. Aho turagiye gucukura ibijumba mu kabana. Mwikomeza komena amatwi mwanjegera. Asura sazi. Ese bite byanyu? Namushaka kugana mugende mwegera. Kibazo mufite si kibazo naga rimwe mukite. Nasubwo nago uri kumva ibyo timo twaje nzara. Uyu nguyu ngo none se nago uri kubyumva nyine. Inzara nyine. Telefone nki wari wayibona. Nyibonanye yowe gusa. Wari wambona mu kazi se? Reka. Ahubwo subigenza uti. Tubyumva zo cyo kare kose kujya mu mena amata. Yego rata. Se mwana turabura wangu. Cara hasi. Turabura. Ngiye kubakubita umupango wa danje. Wa danje ariko. Yego. Werigwemo. Kutize. Gwara kandi kazo uzabona kari. Kahise mwana. Wabona akazi kare tutarize. Mwaretse tugapanga umugambi wo kujya twiba. Yego rata. Kwiba? Ako mwana. Ntabwo ibuka amatipe bafashe shaje byo kumufata byihore bafashe baramufashe nyine yaragiye natwe bazamufata batujyana ba fake n'ibyo mwana reka ibyo tubiwe mu gihe wumva sibyo utari mu mugambi wacu ugende ibyacu dubipanga udahari niba wumva urimo kwiba mani n'ibintu byoroshye mwana ahubwo kubita gutya mani twite twigurukira mwana rero nanone turabyemisha ibyo kwiba mwana mani suko bimeze subwo umugambi n'itunoge umugambi twawunogeshe mwana nuwo nguwo mwana rero ngiye tujye kureba aho turasana gahunda zanjye ntago zijya zitinda bakanya dutangira ariko se reka mbabazi ariko reka mbereke ijisho urashaka bazari kurema cyane no kibazihonda honda wenda nose ko ubukene buzagutwara wese nkanswe kuvana Tibjan ntabwo ni sonye telefone ye phone kina mutsubira sonye telefone bigenze gute akubwo nawe buri mu sana muhereze ntabwo niba muhereze nayindi ushaka cyangwa usikumanyeho biregi siporo ziragiye bro ziragiye cyo cyambere ku gitari kirege se ko cyarangije akazi ko sinaye n'uta kuri kindi muri telefone kakafone tiye tukagabanire ni fresh cyangwa iki cyuma tugikoreshe tugiho tuduhonda iki duhonda kano gatelefone kugira ngo duhonda amabere ya nyoko ni phone ntago ari sorry we babincitse aho ni phone iyi phone ndayibona tujye ku ndege sana hana amabere koko nta mujura w'igisamba